Why are you struggling to speak English? There are several reasons. Hari impamvu nyinshi zituma unanirwa kuvuga icyongereza. Gusa uyu munsi tugiye kuvuga ku mpamvu imwe yonyine tunayikemura. Maybe yuko wiga ibintu ariko ntibikujye mu maraso. Ugasanga wiga ibintu ushira mu makayi gusa ariko ntabwo bikuri mu maraso ku buryo nawe wagenda ukabyigisha, ahubwo just ushobora kumara n'ukwezi kose nta kintu urafata. Gusa uyu munsi tugiye kwiga iri somo, urahava hari ikintu ufasha. Urahava utangiye kumenya kuvuga your daily routine, ni ukuvuga ngo uko umunsi wawe uba umeze. Like dushobora nko kuvuga ngo mbyuka aya masaha, iyo maze kubyuka njya muri douche, iyo maze gukora douche fata breakfast, namara gufata breakfast njya ku kazi, ngera ku kazi amasaha ya naya. Just kuba wa describinga uko umunsi wawe uba uteye. Ikindi urava hano umenye uburyo bavugamo your yesterday, like umuntu ashobora kubaza se umunsi wawe w'ejo hashize wagenze ute, ko wamubwira uti nabyutse aya masaha, nyuma yo kubyuka nagiye muri douche, nari boroshe, no kwiborosa, maybe ko nafashe breakfast, njya ku kazi saa tatu nafashe lunch, ibintu nk'ibyo. Ikindi urava hano umaze kumenya uburyo nabwo wavuga iyo tomorrow cyangwa se ibizaba. Urugero, ejo nshobora kuza nkakubaza ati se ejo ko ngushaka naza kubona bimeze bite, ejo umunsi wawe upanze uti. So ejo nzabyuka wenda saa tatu za mu gitondo, nimara kubyuka nzajya gusenga, nimva gusenga maybe ko nzakora ibi. So ibyo byose ugiye kuva hano bashobora kubivuga. Niyo mpamvu abanyeshuri twigisha bafite amahirwe yuko batangira kuvuga icyongereza hakiri kare. Nk'ibi ngibi ushobora kuba umaze nk'ukwezi wiga ariko utashobora kubivuga, kuko twigisha mu buryo bwiza. Ntabwo tujya duhuza ama levels atandukanye, abantu bari kuri levels zitandukanye. Ugasanga umuntu umwe afite azi ibi n'ibi cyangwa se afite ubushobozi ubu n'ubu, ugasanga ngo bari kwigishirizwa hamwe. No, twebwe tukwigisha ku giti cyawe, tugakora uburyo bwose dushoboye kugira ngo ugere kuri level yo gutangira kuvuga byibanze hakiri kare. Twarangiza tukujyana mu bandi aho tuba tubatoreza kuganira mu cyongereza, ntaba ari wowe rero usigara. Nanaboneraho kukubwira ngo nimba nawe ushaka kwiga, ngizi nimero zanjye, ngo dutangire twigane. Ikindi tuyibutsa yuko kuri website yacu hariho amagambo menshi azagufasha gutangira kuvuga icyongereza. Ikindi ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona amasomo meza nk'aya. So ntizijye mu magambo, reka dutangire. Tugiye kwiga uburyo dukoresha present simple, past simple na future simple. Ibintu bigiye kukujya mu maraso ku buryo nawe wabisobanurira undi muntu. Let's get started. So dukoresha present simple tuvuga igikorwa duhora dukora ku gihe runaka. Ushobora kwibaza ese igikorwa duhora dukora ku gihe runaka ni ibyo ni ibiki? Urugero, iyo mvuze ngo mbyuka saa moya cyangwa se njya mbyuka saa moya, icyo ni igikorwa uhora ukora ku gihe runaka. Iyo uvuze ngo ku cyumweru njya gusenga, icyo ni igikorwa uhora ukora ku gihe runaka. Iyo uvuze ngo ku cyumweru njya gusenga, iki gikorwa uba ugikora ku cyumweru. Niba uvuze ngo ku cyumweru njya gusenga, icyo gikorwa uba ugikora ku cyumweru. Rimwe mu mwaka njya gusura anti wanjye, ni igikorwa ufite akamenyero. Ni akamenyero, ubundi akenshi tuvuga yuko ni akamenyero, ni igikorwa umenyereye gukora ku gihe runaka. Niba uvuga ngo iyo maze gukora bino nkora bino, ni ibintu umenyereye. Ni ukuvuga ngo dukoresha present simple tuvuga ibintu nk'ibyo. Uburyo twubakamo interuro yacu, dufata subject tugateranyaho verb tugateranyaho object. Mbibutsa ko subject ari I, you, he, she, it, we, they, something like that. Verb zo murazizi, n'abatazizi ubwo muraza twigane. Then object icyuzuzo. Hano dufite subject yacu ni I, verb ikaba wake up. Then iyo tugiye kuvuga amasaha dukoresha preposition at 7 am. Ni ukuvuga ngo iyi niyo verb. Twafashe subject ni iyi ngiyi, turangije duteranyaho verb twateranyijeho ni iyi ngiyi, turangije dushiraho icyuzuzo aricyo object, aricyo at 7 am. To wake up, I ni njyewe, to wake up ni ukubyuka. Then 7 am ni saa moya za mu gitondo.
turavuga ngo I wake up at 7 am. Mbyuka saa moya za mu gitondo. Mbyuka saa moya za mu gitondo. Iyo dushaka kongeraho isaha dukoresha at 7 am, at 12 saa sita, at 12 pm. Gutyo twashaka kongeraho iminsi dukoresha on. Hari igihe ushaka kuvuga ngo wenda kuwa gatanu mbyuka aya masaha. Ushaka kuvuga ngo on Friday kuwa gatanu I wake up at 7 am. Kuwa gatanu mbyuka saa 12. Cyangwa se on Monday kuwa mbere I wake up at 7 am. Kuwa mbere mbyuka saa moya za mu gitondo. Cyangwa se mbyuka at 8 am, at 9 am, at 10 am, cyangwa se at 4 pm. Ibintu nk'ibyo. Tutarajya ku rugero rwa kabiri kaduhite tujya kuri past simple. So past simple tuyikoresha tuvuga igikorwa cyabaye kikarangira cyangwa se igikorwa cyabaye kikarangira. Ako kantu mugafate mukumve neza. Dukoresha past simple tuvuga igikorwa cyabaye kikarangira cyangwa se igikorwa cyabaye kikarangira. Ni ukuvuga ngo past simple itangira mu kanya gato gashize kugenda ukageza kera habayeho. Mu kanya gato gashize, mu kanya nandi gutegura isomo byabaye muri past. Igikorwa cyabaye kikarangira cyangwa se igikorwa cyabaye kikarangira. Urugero, formule ni iyi ngiyi. Dufata subject tugateranyaho past, tugateranyaho object. Hari abantu bajya birengagiza zino formule kandi nizo zigufasha. No kuvuga ngo hano twari dufite verb yacu ariyo wake up. Muri past irahita ihinduka woke up. Woke up. Muri present wake up, muri past woke up. Niyo mpamvu hano twasizemo verb, hano muri formule dufitemo verb ariyo yiyi, then past yiyi verb ni woke up. Tata tuvuga ngo I woke up at 7 am. Nabyutse cyangwa se nabyutse. Ashobora kuba ari uyu munsi. Uyu munsi, today I woke up at 7 am. Uyu munsi nabyutse saa moya za mu gitondo. Yesterday, ejo hashize, I woke up at 7 am. Ejo hashize nabyutse saa moya za mu gitondo. Yesterday, ejo hashize. Today, uyu munsi, maybe kari uyu munsi mu gitondo. Today, uyu munsi nabyutse saa ngahe? Saa moya za mu gitondo. Tutarajya ku rugero rwa kabiri, reka dukomeze muri future. Future nayo tuyikoresha tuvuga igikorwa kiri buze kuba cyangwa se igikorwa kizaba. Mbibutsa yuko future itangira mu kanya gato kari buze kugenda ukageza kera hazaza cyangwa se kera hazabaho. Tuyikoresha tuvuga igikorwa kiri buze kuba cyangwa se kizaba. Icyo gikorwa gishobora kuba kiri bube uyu munsi cyangwa se kizaba ejo cyangwa se kizaba kera hazaza habaho. So formule dufata subject tugateranyaho will, tugateranyaho verb, then tugateranyaho object. Wenda abanyeshuri bacu nibo tujya tubijyamo byimbitse, ariko I believe ko namwe muri bugira ikintu mwumva. Hano twafashe subject ariyo I, duteranyaho will. Will tuyiteranyaho ngi hano, turangije duteranyaho verb. Verb ni wake up. Wake up. Mbibutsa yuko ntabwo duteranyaho woke up, ahubwo duteranyaho wake up. Duteranyaho verb, ntabwo duteranyaho past. Muri future niyo mpamvu twateranyijeho wake up, ntabwo duteranyaho woke up. I will wake up at 7 pm. Ni ukuvuga ngo nimba mvuze ngo hano hari today hakaba na yesterday, utu tuntu hari impamvu nadusizeho iyi today na yesterday kugira ngo mubyumve neza. Today, uyu munsi, I will wake up at 7 pm. Uyu munsi ndaza kubyuka saa moya z'umugoroba cyangwa saa moya za nijoro. Yesterday, this is tomorrow.
This is not yesterday. This is tomorrow. This is in tomorrow. Ni ukuvuga ngo ejo hazaza, I will wake up at 7 a.m. Ni ukuvuga ngo ejo nzabyuka saa moya z'umugoroba, cyangwa se uyu munsi wenda maybe ko ndi kuvugana nawe nonaha saa sita, wenda katuvuge ko turi saa sita z'amanywa, ndi gushaka kukubwira yuko ndi buze kubyuka ubu none ndi kujya kuryama, ariko ndi gushaka kukubwira yuko ndi buze kubyuka saa moya z'umugoroba. Ndahita mvuga ngo today I will wake up at 7 p.m. ndaza kubyuka saa moya z'umugoroba. Twagiye ku ngero za kabiri. Urugero rwa kabiri dufite I wash my face. I wash my face. Mbibuka ko ni igikorwa hano muri present simple, ni igikorwa dufitiye akamenyero cyangwa se ni igikorwa duhora dukora ku gihe runaka. I wash my face. Njya nkaraba mu maso. I wash my face. Njya nkaraba mu maso. I washed my face. Nakarabye mu maso. I will wash my face. Nzakaraba mu maso. Ushobora kuvuga ngo I wash my face, nkaraba mu maso, on Monday, kuwa gatanu. Cyangwa se I wash my face, nkaraba mu maso, at 7 a.m. nkaraba mu maso saa moya za mu gitondo. Ushobora kuza hano I washed my face, nakarabye mu maso ejo hashize. Cyangwa se I washed my face today morning. Cyangwa se today morning I washed my face. Uyu munsi mu gitondo nakarabye mu maso. Today morning I washed my face. Uyu munsi mu gitondo nakarabye mu maso. I will wash my face. Nzakaraba mu maso cyangwa se ndaza gukaraba mu maso. Mbibutsa yuko iki ni igikorwa kiri buze kuba. Gishobora kuba kiri buze ikiwe mu kanya gato cyane, kari buze kari imbere, cyangwa se kizaba mu kanya karekare, nimba navuga karekare kari imbere. I will wash my face. Maybe ko ari tomorrow cyangwa se today nzakaraba mu maso. Tukajya ku rugero rwa gatatu, I take a shower. Ba bantu boga amazi ava hejuru nibwo dukoresha take a shower. To take a shower ni ukwiyuhagira umubiri wose. Gusa izi dukoresha take shower mu gihe turi kuvuga kuri ba bantu baboga amazi ava hejuru akumenekaho. So I take shower, njya nkaraba umubiri wose. I took a shower, nakarabye umubiri wose, cyangwa se mu gitondo nakarabye umubiri wose, nakarabye umubiri wose. As long as ari igikorwa cyarangiye, cyabaye kikarangira. Then muri future I will take a shower. Nza karaba umubiri wose, cyangwa se ndaza gukaraba umubiri wose. I will take a shower at 7 p.m. Ndaza gukaraba umubiri wose sangahe saa moya za nimugoroba. I will take a shower, ndaza gukaraba umubiri wose at 7 p.m. Ndaza gukaraba umubiri wose saa moya za nimugoroba. Urundi rugero, I apply lotion. Ndisiga cyangwa se njya nisiga. To apply lotion ni kwisiga. I apply lotion to my body. Njya nisiga umubiri wanjye, cyangwa se njya nisiga amavuta ku mubiri wanjye. I apply lotion to my body. Njya nisiga amavuta ku mubiri wanjye. I applied lotion, narisize. I applied lotion to my body, narisize. I will apply lotion, nzisiga cyangwa se ndaza kwisiga. Ese ko wakushutse byagenze bite? Ndabizi, but I will apply lotion, ndaza kwisiga. I will apply lotion to my face, ndaza kwisiga mu maso. Cyangwa se I will apply lotion to my body, ndaza kwisiga umubiri wose. I eat breakfast, njya ibya mu gitondo.
I mean eat breakfast, njya ndya ibya mu gitondo. I ate breakfast, nariye ibya mu gitondo cyangwa se nariye ibya mu gitondo. I will eat breakfast, nzarya ibya mu gitondo cyangwa se ndaza kurya ibya mu gitondo. Tukaza I arrive at work, ngera ku kazi at 7 am, ngera ku kazi. To arrive, kugera. I arrive at work, ngera ku kazi saa moya za mu gitondo. I arrived at work, nageze ku kazi saa moya za mu gitondo at 7 am. I will arrive at work, nzagera ku kazi at 7 pm, saa moya z'umugoroba. Bibutsa yuko nimba dushaka kongeraho isaha dukoresha at, twashaka kongeraho umunsi tugakoresha on. Ni urugero nimba dushaka kuvuga ngo I will arrive at work, nzagera ku kazi on Monday, nzagera ku kazi kuwa mbere saa ngahe at 7 pm. Ndizera ko turi kugendana neza. I go back home, subira mu rugo saa ngahe, maybe at 4 pm. Subira mu rugo cyangwa se njya mu rugo. I go back home, njya mu rugo saa ngahe at 4 pm, njya mu rugo saa 10 z'umugoroba. I went back home, nagiye mu rugo, nasubiye mu rugo saa ngahe saa 10 z'umugoroba at 4 pm. I will go back home, nzasubira mu rugo at 4 pm, nzasubira mu rugo saa 10 z'umugoroba. So just this is an overview. Ibi ni inshamake z'ibyo nakubwiye ushobora kuba washobora kuvuga. Urugero kaduhere hano tujye kuvuga our daily routine gusa mu nshamake. Ushobora gutangira uvuga ngo umuntu ashobora kubaza ese umunsi wawe ubuteye ute. Ngiye gutangira mubwira uti I wake up at 7 am, mbyuka saa moya za mu gitondo. After waking up, nyuma yo kubyuka, I wash my face, nkaraba mu maso. After washing my face, nyuma yo koga mu maso, I take a shower, noga umubiri wose. After taking shower, nyuma yo koga umubiri wose, I apply lotion, ndisiga. After applying lotion to my body, nyuma yo kwisiga, I eat breakfast, ndarya. After eating breakfast, I arrive, maybe I go to work, njya ku kazi. And I arrive at work, ngera ku kazi at maybe at 2 am, ngera ku kazi saa 2 za mu gitondo. Maybe nimugoroba, I go back home, nsubira mu rugo at 4 pm, nsubira mu rugo saa 10 z'umugoroba. Twagiye kuri ibyabaye ejo, wenda ushaka kubaza se ejo byagenze gute, ejo umunsi wawe wari umeze ute. So ni ukuvuga ngo yesterday I woke up at 7 am, umunsi w'ejo hashize nabyutse saa moya za mu gitondo. After waking up, nyuma yo kubyuka, I washed my face, nakarabye mu maso. After washing my face, I took shower, noze umubiri wose. After taking shower, I applied lotion, narisize. After applying lotion to my body, nyuma yo kwisiga, I ate breakfast, nariye ibya mu gitondo. After eating breakfast, I went to work, nagiye ku kazi. And I arrived at work at maybe 2 am, nageze ku kazi saa 2 za mu gitondo. Maybe nyuma ya saa sita, I went back home, nasubiye mu rugo. This is, navuga ngo iyi ni overview kuko ntago isomo ryose twabivuga ngo twamara hano amasaha menshi cyane. Tugiye muri future, ese umunsi wawe w'ejo uzaba umeze ute?
Okay, ejo umunsi wanjye ukuntu uzaba umeze. I will wake up at 7 p.m. Nzabyuka saa moya z'umugoroba. After waking up, nyuma yo kubyuka, I will wash my face. Nzakaraba mu maso. After washing my face, I will take shower. Nzoga umubiri wose. After taking shower, I will apply lotion to my body. Nzakaraba, nzisiga amavuta cyangwa se nzisiga amavuta ku mubiri wanjye. Then I will eat breakfast. Maze ndye ifunguro rya mu gitondo. After eating breakfast, I will go to work. Nzajya ku kazi. And I will arrive at work. Nzagera ku kazi maybe at 9 p.m. Nzagera ku kazi maybe saa 3 za nimugoroba cyangwa saa 3 za nijoro. Maybe at certain time, igihe runaka, I will go back home. Nzasubira mu rugo. So this was an overview, izari incamake wenda ku banyeshuri twigana nibo dukunze kubijyamo in deep. Ndizera yuko rino somo ryagufashije. Ntibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ujye uhora ubona amasomo meza nk'aya. Ikindi tugiye gukora amatenses yose uko ari 12. Aya dukoze ni 3 gusa. Dukoze present simple, past simple ndetse na future simple. Aya ni 3 amatenses 12 abaho. So stay tuned, gumana natwe hano. Ntibagirwe gukanda subscribe. Nimba ushaka kwiga, ngizi nimero zanjye, nyandikira dutangire twigane Icyongereza. Ikindi ntibagirwe kujya muri comment section utubwire uburyo rino somo ryagufashije, kandi ntibagirwe kuza kuri website gukora quiz ifitanye isano n'ibi tumaze kwiga hano. So thank you for watching.